Tubahaye ikaze bakunzi ba Riotoke One TV kandi twongeye kubaramutsa aho muherereye hose mu bice by'isi. Imana ikomeze ibarindire mu buntu bwayo. Dutanze kandi mpore ku miryango ikomeje kubura ababo muri ubu bwicanyi bwibasiye abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange. Mukomeze mwihangane, Imana ikomeze ibihanganishe. Dufite icyizere kandi twizeye ko igihe kimwe kizagera Imana ikadukuraho iri cumu ritumazeho igihe kirekire. Uyu munsi twifuza kubagezaho amazina y'abanyamurenge baguye mu bwicanyi bwakorewe abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange mu mwaka wa 1998. Birashoboka ko waba warabuze uwawe, ariko ntumenye aho yaguye, ntumenye ibice yaguyemo ibyo ari byo, nubwo igihe gishize ari kirekire cyane, ariko bizaba byiza iyo umenya ngo uwawe yaguye hehe nubwo utagize amahirwe yo kumushingura. Amazina twabashije kumenya y'abanyamurenge baguye muri uriya bwicanyi, kandi rukomeza no kwihanganisha n'abanyamurenge muri rusange, imiryango yasizwe n'ababo, ababyeyi, inshuti, abavandimwe. Mukomeze mwihangane kandi Imana ikomeze imitima yanyu kubw'iki gihe kitoroshe cyabashije kutugeraho. Amazina twabashije kumenya naya akurikira. Muraza kutwihanganira nidusoma amazina uko wenda imiryango yabo itayasomaga, nuko nyine tuba tuzi uko amazina asomwa n'uburyo yanditsemo, ariko turagerageza dusome uko dushoboye. Amazina akurikira ni aya ngaya: Ngabire Nyamashasha w'Abasita, Maruba Jacques w'Abanyabyinshi, Charles Manyana w'Abasita, Majoro Gafuruko w'Abanyabyinshi, Matani Muganwa w'Abanyabyinshi, Kadage Amede w'Abasita, Ruboba Sekaganda w'Abanyabyinshi, Kigugu Nyamuzana w'Abasegege, Musa Karegerege w'Abatwari, Yotamu Rudakonja w'Abasama, Byamungu Gahara wa Ntabonda w'Abasita, Shantare Nyamahingiri w'Abanyabyinshi, Binyamini w'Abahiga, Kigombe Mavudiko w'Abasinzira, Boniface Rutandara w'Abasinzira, Biregeya Gashebure w'Abadinzi, Gafirita Zebede w'Abanyabyinshi, Rwihandagaza Patrick w'Abahiga, Ruvugiro w'Umuhiga, Sebatunzi Rugaza w'Abasinzira, Munyamahoro Ruvurwa w'Abasinzira, Munyamahoro Rwambara w'Abagorora, Baganwa Onatrakome w'Abadinzi, Tayoberwa w'Abasinzira, Musabwa Niyonzima w'Abasinzira, Muhoza Mbasha Isaac w'Abatwari, Mubogora Olivier w'Agatoto w'Abanyabyinshi, Gakunzi Ngarukiye w'Abanyakarama, Muganirizi Rugira w'Abanyakarama, Sabyumukiza Rigimbi w'Abanyabyinshi, Mudabadaba Sebikamiro w'Abasinga, Magayane Bigina w'Abasegege, Ntabaresha James Mutegetsi w'Abasinga, Sekajonga Mudende w'Abanyabyinshi, Bizimana Rwambara w'Abagorora, Ngabolora w'Abadinzi, Bizimana Kanyabaduda w'Abega, Mukiranutsi Sibomana Natungana Ntaragira w'Abanyabyinshi, Mathieu Mutanga w'Abasegege, Kazungu w'Umusinzira, Ndereya Mahururira w'Abahiga w'Abahinda, Rudigigi Baganwa w'Abahinda, Rusine Mushambaro w'Abazigaba, Bijose Bigaraba w'Abega, Musore Rumwagira w'Abagorora, Kabeni Ndayishimiye Rutogota w'Abanyakarama, Byiringiro w'Abahiga, Ndwanyi Sebujimbiri w'Abasita, Odia Madame Ndwanyi n'abana 5 w'Abagorora, Byiringiro Rumburi w'Abadahurwa, Teze Yombi Sarihungu
w'abanyabyinshi, Kibingira Munyamahoro w'Abitira, Ngende Muhaya Vubi w'Abasegege, Musabwa Sekunzi w'Abadahugwa, Tagawa Ngando w'Abagorora, Kabudogo Rukina w'Abatwari, Zawuroni Rukina w'Abatwari, Ndasonza Bikoroti w'Abagorora, ndetse na Muforomo w'Imasisi wapfanye na famiye ye yose. Ayo niyo mazina twabashije kumenya y'abantu baguye i Kamina mu mwaka w'1998. Tubasabiye iruhuko ridashira kandi dukomeje kwihanganisha imiryango y'ababuze abavandimwe n'inshuti ngo mukomeze mwihangane.